Amakuru reka tujye tuyakomeza ku cyamamare cyangwa se umuhanzi uzwi nka Bruce Melody itaha iwacu, ubu ngubu uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melody wabaye n'umugore we ndetse badakoze ubukwe, yavuze ko nawe agiye gukora ubukwe n'umugore we ndetse n'igihe kigiye kugera bakajya mu murenge kugira ngo babane byemewe n'amategeko. Uyu mugore rero ufitanye abana babiri na Bruce Melody biwe bafitanye abana babiri b'abakobwa, avuga ko babanye badateye igikumwe cyangwa se bitemewe n'amategeko, ariko ubu ngubu bagiye gukurikiza uburyo ndetse nabo bakabana byemewe n'amategeko. Bruce Melody rero uri kubarizwa mu gihugu cya Amerika yavuze ko agiye no gushyira hanze indirimbo yiwe ari kumwe n'umuhanzi afitiye abantu surprise, ndetse arimo arakanga ndetse n'ibintu acamo, afitanye indirimbo ya gospel cyangwa se indirimbo yo guhimbaza Imana azakorana n'umusore Meddy Medal. Ibyo byose tugiye kubyinjiramo ndetse tunamwumve kuri telefone. Niyo mpamvu mbwira ngo kanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirana amakuru yacu umunsi ku wundi. Reka duhere ku bukwe rero bw'umugore wa Bruce Melody ndetse na Bruce Melody. Urabona haciyeho imyaka myinshi cyane, urabona ko abana babo bamaze gukura, sinzi imyaka bafite ariko buriya ndakeka bari mu myaka nk'itandatu niyo mbizi neza neza, ku buryo atabuze nk'imyaka 7 Bruce Melody n'uwo mukobwa n'uwo mugore babyaranye 7 uri irimo. Ariko bavuga ko Bruce Melody nyine n'uwo mugore wiwe ntazi n'izina ryiwe kuko ntabwo ndashaka kumenya amazina yiwe, mbaye nyazina yababwira babanye bitemewe n'amategeko. Ahubwo niba bitemewe n'amategeko si uko ku bana batabana nk'umugore n'umugabo, ahubwo ntabwo bagiwe mu murenge, kwa kundi abantu bajya gutera igikumwe mu rwego rwo gukora ivangamutungo cyangwa se kugira ngo babane muri sisitemu na leta byemewe, bamenye ko abantu harimo urukundo. Buriya iyo ufashe umuntu mukajya gutera igikumwe agasinya ko yemeye ibintu byawe cyangwa se nawe wemeye ibye, uwo muntu umukunda cyangwa se umwizeye wumva ko mwabana akaramata cyangwa se mwafatanya ubuzima bundi musigaje ku isi. Bivuga ko ibyo bitabaye, ariko Bruce Melody nibwo yatangaje itariki ko ukwezi kwa gatanu afite akazi kenshi ko gukora ubu ngubu, ariko mu kwezi kwa gatanu mu matariki ya mbere avuga ko yasabye umurenge anegosiya na Etat Civile. Urabizi ko ibyo ngibyo uragenda ukabisaba iyo tariki ukanayigura bakayikubikira. Bruce Melody aradutamwo umuceri nk'uko na Kiramani yabikoze n'abandi benshi bagiye babikora, aradutamwo umuceri n'umukunzi we. Bavuga ko bazahita bakora n'ubukwe bitari by'umurenge, bakajya no mu rusengero bakarahira ndetse bakabana nk'umugore n'umugabo bizwi kugira ngo babone ko nyine nabo ari abasitari cyangwa se umusitari ubana n'umugore mu bya buryo bwa bwombo n'iki n'iki. Rero babonye umugore bafitanye abana babiri b'abakobwa bakiri bato, ariko urebye ubona ko ari famiye yishimye muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero Bruce Melody yavuze ko afite indirimbo agiye gushyira hanze mu minsi iri imbere. Bivuga ko mu matariki 4 muri tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu adutamo umusigo ari kumwe na kolabo n'umuhanzi atigeze avuga izina, avuga ko afite surprise cyangwa se agiye kwerekana ko n'abandi bahanzi nyego mwita ko barenze naho afite ubushobozi cyangwa se kuba bakorana ingoma. Wasanga ari Chris Brown cyangwa se Rihanna, wasanga ari Beyonce, wasanga ari Jason Derulo, ntabwo wamenya ngo rinde, ariko avuga ko ari umuhanzi ukomeye cyane kandi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari The Rock cyangwa se ngo The Rock ari Drake ndetse n'abandi bose. Avuga ko umuhanzi aririmba hip hop, uyu muhanzi ngo ni umunya hip hop ugiye gukorana indirimbo na Bruce Melody, ngo aririmba hip hop ndetse akaririmba na R&B bisanzwe. Niyo mpamvu navuze bari hano ukumva muzemo wa Chris Brown kandi uzi ko batarapa, nuko agaririmba na R&B, ariko indirimbo nyinshi ngo ni R&B, ariko yongera asaza aririmbwamo ni hip hop. Nigeze atangaza igitsina cye, ariko ntabwo turamenya niba ari umugabo cyangwa se ari umugore.
reka turebe iyi ndirimbo izaza ku itariki enye. Ubu ngubu rero ngo arimo arashutinga amashusho yayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye kubakaragamo iyo ngoma mu minsi mike iri imbere. Si ibyo ngibyo gusa rero Bruce Melody yavuze ko arimo araganira na Meddy mu ndirimbo yabo bakorana ya gospel yo guhimbaza Imana. Gusa ngo nubwo bitoroshye bizamusaba guca muri process ndende, ariko Bruce Melody yavuze ko arimo arasaba indirimbo cyangwa se collab Meddy ngo yamara kuva kuri Meddy ngo akahita aza no gusaba indirimbo kuri The Ben kugira ngo akorane n'abandi bahanzi bagiye bakomakomeye. Nkubwiye ngo abo nibo bahanzi dusa nk'aho bakomeye cyangwa se bafite izina rikomeye cyane, The Ben, Meddy, n'abandi ba Knowless. Ndumva umwana Knowless nta ndirimbo afitanye na Bruce Melody ishobora kuba ihari, simbizi, ndaza kujya kuyisacinga ndebe. N'abandi bagiye bakomeye nyine bagenda bakorana indirimbo mu rwego rwo kugira ngo no mu Rwanda ubufatanye n'iterambere bikomeze kugenda byaguka. Avuga ko kuba yasaba indirimbo Meddy nta gisebo kirimo, koko wenda yaba yagiye muri gospel, ariko avuga ko ahubwo ari ibintu byiza no kuba nawe yagira akaririmbo ka gospel akorana nanone n'umuhanzi winjiye muri gospel cyangwa se wiyeguriye Imana nyine ari we Meddy arimo aravuga. Mubwira ngo rero nayo makuru yari ahari ku musore Bruce Melody, ariko mbwira ngo hari business tugiye gutangira gukora ahangaha kuri online izajya ica kuri niyo mpamvu